Hello, umunsi ngarutse ngira ngo twikorere ku bintu by'amafaranga. Gusa nje kubereka ibintu bijyanye n'amafaranga. Uyu munsi tugiye kureba uburyo kuri no business yacu ya Stamra washyira ifoto kuri status yawe ukana amafaranga. Ndakeka uri kubibona. Ifoto yacu ifite ni ifoto twashyize kuri status. Iyi ngiyi iri kuri status, ukafata screenshot. Twayifashe screenshot. Nuvuga ngo tugiye kujya muri muri business ndani noneho tuyishyiremo baduhe amafaranga. Nibutsa ko views imwe ni senkani. Uraza ujya handitseho WhatsApp. Yanditse WhatsApp. Noneho kuidownloadinga ukoraho ukagumishaho ugahita ubona handitse download. Hano urandikamo nimero za telefone yawe. Hano wandikemo number views. Hano hasi uza hano hasi handitse choose file. Uraza uhitamo ukanda handitse document. Hano uze uyihitemo. Ngaka kambere kano ka screenshot mfashe. Aka kamera niko mfashe niko maje gufata. Urabona ko hano gahise kajyamo. Ndakeka ko kabonye katurebe views umubare dufite. Cyekara dufite views 5.8 kuri 50 ku cya 50 uramo 2,900 2,900 5.8 noneho then imaze gukora bino ikigusigaje uhita ukanda upload. Tuze turebe amafaranga ahita aza kuri balance kuri Stamra. Urabibona successful posted you are nyine biriya kubise. Hano ntabwo ari byo gusa, hari n'ibindi. Ndakeka ufite like 100 ndumva amafaranga nayo waba ufite, nako views 100 amafaranga waba ufitemo. Link yo kwinjiraho uyishaka wakwinjira, ndayishyira muri description, wayinjiraho then tugakorera amafaranga. Hano hari ibintu byinshi by'amavideo, by'amagame, urabona harimo by'ama TikTok, by'amagame, by'ama YouTube, then kamu dukora amafaranga.